Bisimuraho umukobikiriza babirangije mwakire no kuri amafunguro Israel mwakire murebere ifiriti nini kirayi kinini urebe icyo mu bwoko bwa kiniki hanakoze cyane mwana mu mugisha inshuti yanjye gahunda musangira inshuti yanjye akababwira urukundo ruravuna kurwakira bikoroha Israel ari gukanjura ngudaheruka ibyo burya yarakubabaye tata ari kugira ati nagira icyo mvuga kandi n'ibisanzwe sinabimuvugire murakoze yego Zakariya kizungu burya hari igihe gutoroka ariko murakomeye turakomeye turashimira ntabwo rero turabakiza amagambo masa ahubwo ngwino duhurire ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ifitiye itorero ryayo ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ifitiye itorero ryayo bageni beza dufite uyu munsi Uwiteka yarabarinze ngo mukore umuryango Imana ibabere urumuri ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ifitiye itorero ryayo bageni nkunda dufite uyu munsi Uwiteka yarabahuje mutagiye urugendo Imana ibabere umukobwa tuza kumureberera mukora ibishoboka byose dore ko umukobwa ari mukubwika n'iduhingaye na twarayibonye tuza kugirana amasezerano y'uko ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2019 tuzabahekera umugeni wanyu rwose tukamubagezaho rero umugeni wanyu twamuzanye Imana bamugisha amen makeya ijambo twari twitega muri uyu mwanya iryo ngiryo ry'uko habaho twasezeranye twawe
kandi umufashe atari yamashi y'amasabano ahubwo wowe n'umuryango waje ugaragiye babampera amashi baciye umugani ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira nawe niko byagenze twari dusanzwe tuzi ko umuryango wanyu ari imfura ariko uyu munsi ho byarushijeho kuko bwabaye akagozi k'inkubirane mba navuga ngo reka mbaze umusore wanje ko muri ba bakobwa nasangaga iwanyu ko ahari mwaba mwaranguraniye ariko n'ubundi bose ni beza ariko kubera amaso y'ubusaza kandi kugira ngo nshire agatima mbembero reka mbaze umusore wawe none uwo mugeni wasanze ari wawe undi twagusabiye bita mahoro akeye yego ndiwe uri kubona ari we bakubwiye ngo azira inkoni ariko nawe ndakuzi mwana wanje ahasigaye rero reka dufate ababyeyi babo aho tuzakomeza gufatanya no kubarera kandi Imana ikomeze ibahe umugisha ahubwo tubifurize urugo ruhire ahasigaye Imana ibahe umugisha tutita akomeye ahubwo aroroshe kandi aratuboneza leonique mwereke kwa data bukwe mwereke kwa data ajane kugura abagabo ryose aho n'umwana rero nawe akavuga ati bavuze kugira icyo nkamera nabyo ni ibintu byanje ariko agakamera kanakwibuka nuko urakoze cyane ariko nkako uje uragatamira rimwe ukarya kabiri ni ikibazo igikoni Isirayeli atari iteka ukatanze icyifuzo ati reka turebe kwa data bukwe reka leonique arebe kwa se bukwe kwa data maze dusangira bari gusangira rero namwe mugubwe neza ndagira ngo rero Israel musangira amafunguro abanga mwabasize mu bwana Imiryango n'inshuti bazanye impano
Ubukwe kubushyigikira harimo gutanga impano no kwitegereza. Ndagira ngo rero munyemerere Israel ntabwo ari kugora, ariko hari umuhebura ahangaha, hari umwanya wo kwakira impano aho niho tugeze. Ariko amatungo umona biragora ababyeyi, ariko umufasha mwiza Israel rero ari ku marwa nyarwanda, ari gusoma, ari kumwe na leonique. Israel reka gushakira inzira zitari, umugore mwiza atangwa n'Uwiteka. Uwiteka iyo yamuguhaye akubera umutima w'urugo. Uwiteka iyo yamuguhaye akubera inyunganizi. Uwiteka iyo yamuguhaye akubera inyamibwa nziza. Uwiteka iyo yamuguhaye urugo rwanyu ruba ijuru rito. dushimira Imana ko yatubereye umwana mwiza ndetse akatubera intwari. Nk'umuyobozi w'itorero ku ishuri rye twabanye neza nk'uko yari umuyobozi nanone udufasha ku itorero muri rusange no muri groupe. None bw'umusingazi nawe turamushimira cyane ko yatubereye intwari. Tunifurije urugo ruhire, azabyara n'umukobwa kandi Uwiteka azabana neza ubakira mu izina rya Yesu. Amen. Reka tumushimire impano ye. Hari bimeze eshemisha abantu bagateranira hamwe bahimbawe, nyamara nta musi wa rutobokwe netariki tibagirana. Inshuti n'umuryango barateranye, abaturanyi nabo batanga impano. Abahiringira twe duhimbaza Imana, tubifuriza urugo ruhire. Inshuti n'umuryango barateranye,
abaturanyi nabo batanga impano abaririmbyi natwe duhimbaza Imana tubifuriza urugo ruhire umukwe n'umugeni batera agatambwe buhoro buhoro banezerewe turabifuriza ko bariko bazakomeza gukundana mu buzima bwose inshuti n'umuryango barateranye abaturanyi nabo batanga impano abaririmbyi natwe duhimbaza Imana tubifuriza urugo ruhire inshuti n'umuryango barateranye abaturanyi nabo batanga impano abaririmbyi natwe duhimbaza Imana tubifuriza urugo ruhire ibirushya byo kubaca intege uzatereke Yesu abagira inama kandi ntimuzi bagirwa ishuri